ubundi cryptocurrency ni ikintu kinini cyane ku buryo ushobora no kubibwira umuntu uzi neza cryptocurrency akaba yanikangamo, ugasanga nawe ashoyemo cya gihumbi cyo afite ako kanya gishoye kuri iyo crypto, kandi igeze mu gihe cyo kumanuka, ngewe aricyo gihe cyo kuyigurisha ndimbeho nangire negereze izindi crypto ziri ku giciro cyo hasi. Hari indi crypto yitwa Pi Network. Pi Network iyo uyivugaho iki? Iyi Pi Network tumaze igihe tuyimayininga kuva 2019 na mining agino Pi Network 2019. Ni crypto nayo bateganya ifite kuzazamuka, ifite igiciro cyo hejuru kuba yanarenga Bitcoin cyangwa iri kuyingayenga Bitcoin. Ariko mu by'ukuri nta makuru dufite ateganya, ntago ari ikintu wahita ubwira umuntu gushora amafaranga ngo kigure ngo utangira ngo kigure kirike. Dore igisubizo kirambye ku kurwanya imibu itera malaria, amasazi, ibinyenzi, inshishi, imperi n'utundi dukoko twose duteza umutekano muke mu ngo zanyu, kwa muganga, mu mahoteli, amaresitora, mu mashuri n'ahandi. Agropi Limited ni uruganda nyarwanda rubazaniye imiti yabugenewe irwanya utu dukoko twose. Tunaguha serivisi zo gutera iyi miti irwanya udusimba mu busitani no mu mazu mato n'amanini. Tubafitiye kandi imiti y'umwimerere irwanya uburondwe n'isazi z'amatungo, uburima bwangiza imboga n'imbuto n'imiti ihungira imyaka. Abakeneye imiti yose cyangwa serivisi zacu mwadusanga aho dukorera mu nyubako ya Chic mu mujyi wa Kigali, cyangwa mukaduhamagara kuri nimero 0788861194 cyangwa 0738861192. Ubwoko bw'imiti ya Agropi Limited burizewe ku rwego mpuzamahanga, cyane ko tubifitiye uburenganzira twahawe n'ibigo bibifitiye ububasha hano mu Rwanda no mu mahanga. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba PNM4 Africa, tubaye ikaze muri uyu mwanya tugiye kuganira ku makuru y'ubukungu cyangwa se ku bijyanye n'ifaranga koranabuhanga rizwi nka cryptocurrency. Tumaze iminsi tuganira, hari benshi bakomeje kugenda batwereka ko bafite amatsiko yo kumenya byinshi ku bijyanye na cryptocurrency, isoko rusange ry'ama crypto, ndetse kandi n'ibijyanye na digital currency cyangwa se ifaranga ry'ikoranabuhanga. Ni bibiri, hari icyitwa cryptocurrency ndetse na digital currency, ni ibintu bitandukanye. Ngira ngo mu biganiro byacu beruka mwagiye mubyumva, ndetse kandi impamvu tuba dushaka kugira ngo tubiganireho kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa neza n'ibi bintu bigezweho muri iki gihe. Ngira ngo mwarabyumvishe ko na leta y'u Rwanda binyuze muri banki nkuru y'igihugu iri gukora umushinga cyangwa se iri gukora inyigo ijyanye nuko mu bihe biri imbere bazashyiraho digital currency y'igihugu, iyo bise CBDC cyangwa se Central Bank Digital Currency. Ubushakashatsi bwarakozwe kandi baranakomeje, ndetse n'inyigo ziri gukorwa ku buryo mu bihe biri imbere amakuru avuga ko 2026 ari bw'ifaranga rizaba ryagiye ku isoko, rikaba rizabasha gukoreshwa imbere mu gihugu hagati y'abantu bishyurana, wishyura igicuruzwa ukaba wakwishyura muri digital currency nk'uko wakwishyura amafaranga asanzwe, yaba ari note cyangwa se ibiceri cyangwa se ukoresheje mobile money n'ubundi buryo bwose bwo kwishyura mu buryo bwemewe. Ngira ngo digital currency nayo izaza, ariko by'umwihariko ku rundi ruhande hari ibyitwa cryptocurrency. Byo ni binini cyane, ni byinshi, abantu benshi hari abagiye babihomberamo, hari abavuga ko birimo uburyo bwo kuba wabukoreramo amafaranga cyangwa se uburyo bwo kuba washoramo. Ariko by'umwihariko mu gusobanukirwa neza n'ibi bintu uko bikora, ndetse n'uko bigenda imikorere yabyo muri rusange turimo turagenda tugerageza kuganira n'abantu babizi kugira ngo badufashe kubisobanukirwa. Munyemerere mvugane n'umuntu umwe ubizi, yitwa Mugisha, nawe ni umuntu bimaze iminsi usobanukirwa bya cryptocurrency, imikorere yabyo. Munyemerere muhamagare ku murongo wa telefone, hanyuma by'umwihariko tumenye ko bimeze. Mugisha, uriwe neza? Ngiriwe neza. Uraho? Muraho. Ngira ngo nk'umwe mu bahanga mu bijyanye n'ibintu bya cryptocurrency, turakwiyambaje kugira ngo uduhe ubusobanuro cyangwa se dufashe gusobanukirwa n'ibijyanye n'imikorere ya cryptocurrency. Ubundi iyo tuvuze cryptocurrency tuba twumva nyine amafaranga koranabuhanga. Hari ibyitwa cryptocurrency, digital currency, ariko ndashaka ko tujya muri cryptocurrency by'umwihariko kuko ni ibintu byinshi. Ubundi wenda nk'umuntu utabizi bya cryptocurrency, iyo uvuze cryptocurrency ubundi kubariza abantu wenda bakigera hano bwa mbere batazi iyo biva niyo bijya, ubundi cryptocurrency ni iki? Ubundi iyo bavuze cryptocurrency, nk'umuntu ufite ubumenyi kujyanye n'ifaranga koranabuhanga,
agahita yumva amafaranga ako kanya, ariko ashobora kuyumva nk'amafaranga mu gihe afite ubumenyi ku byerekeranye n'ifaranga koranabuhanga. Hano rero cryptocurrency n'ikintu nabwira nk'umuntu utayizi, ni business cyangwa akaba ari nk'amafaranga ahora muri movement, cyangwa akaba ari nk'amafaranga ataragira agaciro gashobora kuba kavunjwa mu mafaranga buri muntu wese ashobora kuba yasobanukirwa. Ariko cryptocurrency ni amafaranga atari handi, atari amafaranga wafata mu ntoki ngo ugire ibintu bituyakemuza ako kanya. Yego, nicyo nabwira nk'umuntu utazi cryptocurrency. Yego, none hari abavuga ko ibi bintu bya cryptocurrency ari amahirwe ku bantu bamwe na bamwe, ku buryo byabahimbiye n'imirimo cyangwa byahanze imirimo ku bantu babirimo. Ibi byo ubivugaho iki? Ni amahirwe kuri bamwe kuba byarabahimbiye imirimo? Oya, ntago cryptocurrency ari amahirwe kuba byarabahinduriye imirimo, ahubwo cryptocurrency nashishikariza buri umwe utayizi cyangwa buri umwe wumva ko ari amahirwe kuba yashaka amakuru yimbitse kugira ngo abashe kuba yasobanukirwa neza ko atari amahirwe. Yego, ayo makuru yimbitse ushatse kuvuga ni amakuru ki? Yabafasha iki amakuru yimbitse? Mbere na mbere naguha nk'urugero, hari abantu benshi babona nk'umuntu akora ibintu bya crypto akabona byamuteje imbere, hari naho byamugejeje. Ugasanga nk'umuntu udasobanukiwe ahise afata amafaranga, araje yirukiye muri crypto adasobanukiwe n'ibiki, kumva ugasanga ari kugura nka crypto iri kumanuka atazi igihe kizamuka ryayo n'igihe kimanuka ryayo. Amakuru yimbitse rero namubwira afite gushaka ubumenyi ku byerekeranye na cryptocurrency, cyangwa se akajya kuri murandasi akashaka amakuru yimbitse. Ashobora kuba yakiga binyuze ku mbuga nkoranyambaga, afite kureba abantu babikora bakaba bamufasha gusobanukirwa ibintu bijyanye na cryptocurrency. Yego, icyo ushatse kuvuga ni uko abantu batakwiye guhita babyirohamo batarabisobanukirwa. Yego, gushora ntago ari mbere, gushora ntago biza mbere nyuma y'amakuru. Agomba gushaka amakuru ndetse ahagije kugira ngo babone urushoramo amafaranga muri cryptocurrency. Yego, wenda ibyo birahura nuko mu bihe byashize twagiye twumva amakuru y'abantu bagiye bahomba, ugasanga ngo yashyizeho amafaranga ngo ejo bundi arahiye, babyita gushya. Ibi byo byagenze bite? Urumva hari mu ndimi z'amahanga hari icyo bita crypto pumping and dumping. Yego, aricyo bakita izamuka cyangwa imanuka rya crypto. Umuntu afite kubona njye naguze crypto iri ku giciro cyo hasi, gusa nayiguze naho ku madolari 10 crypto imwe, ugasanga amenye amakuru njye ndi kumwereka narashoye amadolari 10 yarageze ku $1,000. Ugasanga nawe hari ahantu wenda yizigamye nk'icyo $1,000 ahise agenda arahubuka arakizanya ako kanya atambajije impamvu nayishoyemo ayo mafaranga n'icyabinteye. yego, ugasanga nawe ashoyemo cya gihumbi cyo afite ako kanya gishoye kuri iyo crypto, kandi igeze mu gihe cyo kumanuka njye aricyo gihe cyo kuyigurisha ndimbeho nangire negereze izindi crypto ziri ku giciro cyo hasi. yego, Nicyo gitera guhomba mu bantu buri munsi mubona ahantu hasi. Wenda tugarutse ku bindi kuri icyo ngicyo waruvuze wenda kijyanye no kuzamuka no kumanuka, nyine wavuga ko igiciro cy'amakributo kidakunze kuba kiri hamwe, kiri stable. Ibi byo ubisobanura ubivugaho iki nk'umuntu ubimenyereye? Bivuze ngo cryptocurrency nago igendera ku muntu ku giti ciwe, nago ari ibintu umuntu umwe yakwicara ngo ayobore. N'ubukungu bw'isi urabizi ko isaha ku isaha, umunota ku munota ubukungu bw'isi hari ikintu gihindukaho. Uko kumanuka rero no kuzamuka bigumya bihinduka buri munota, no muri cryptocurrency niko bigenda. Bigira rero igiciro runaka bitajya munsi ngo birenge, kagira n'igiciro runaka bishobora kurengaho ariko ntibirenge cyane. Yego. Ibi bikagira ingaruka ki ku bukungu? Ingaruka bishobora kugira ku bukungu, yego, n'ingaruka bishobora kugira ku bukungu, urugero nk'abantu bafite gushora bagashora igihe kitari cyo gushora, ugasaba umuntu ari kugura mu gihe cyo kugurisha. Aho hantu rero icyo nakita nk'igihombo, igihombo akenshi kiza kuri bano bita bari trader, bano ba trader bakizamuka batafite ubumenyi kuri ibyo bintu.
Ego nka kuno tubare nk'urugero wenda nka kuno Trump bamutoye nka zino mpinduka zari ziri muri Amerika muri no minsi. Hari intego Trump aba yaravuze, hari achievement aba yaravuze azageza haba azakereye imirimo mishyashya. Uko gukereye imirimo mishyashya rero akenshi binyura muri bino bintu bya cryptocurrency. Niyo mpamvu wabonye nka Bitcoin yazamutse udasubira inyuma. Yego. Ego. Uku kuzamuka kwa Bitcoin nibyo bivuga iki, kuko mperuka biri hejuru y'ibihumbi 90 by'amadolari ya Amerika. Bitcoin imwe iragura ibihumbi 90 kuzamura, byageze kuri 93, mperuka kubona ari 91. Uku kuzamuka kwa Bitcoin byo ubisobanura uti? Uku kuzamuka kwa Bitcoin hari icyo bita crypto pumping. Crypto pumping ni izamuka bitewe n'impinduka y'ubukungu ihari muri icyo gihe cyangwa muri iyo minsi. Yego. Ni umugero rero hari bino bintu by'amatora byari ngombwa ko bizamuka, crypto zizamuka zombi, cyangwa icyo bita ama major pairs, na amafaranga y'ibihugu 8 bikize ku isi. Byagomba kuzamuka kuko wasaga hari uruhare runini biriya bihugu byashizemo muri ari amatora ya Trump. Yego. Byagomba kuzamuka. Wenda izo waruzise muri major pairs, bita major pairs ni nk'ubwoko bwa mbundi bavuze major pair na amafaranga y'abiriya bihugu 8 bikize ku isi. Ubwo turavuga Amerika, idolari rya Amerika, ipaundi ry'Abongereza, icyo bita gold, ndetse na Bitcoin n'izindi zigiye zihari. Hari amafomera twifashisha turi kureba ibyo bihugu, kuko usanga nk'ubu hari ibihugu bigenda bizamuka. Ndumva ibihugu 8 byaranarenzeho ngira ngo muri no minsi. Hari agafomera rero kadufasha kubibona byoroshye. Ndazahabu nayo numvisha uvugaho. Ego. Zahabu nayo iba muri izo major pairs. Zahabu nayo ibamo. Okay, wenda ubona na Bitcoin bayishizemo yagiyemo. Bitcoin nayo yagiyemo. Kuki se bayizise major pairs? Iyi mpamvu bayise major pairs, hari urabona hari nka turi kubona nk'ifaranga ry'ibihugu 8 bikize ku isi nago byagira impinduka kimwe na bino bihugu bikishakisha. Yego. Bivuze ngo kuzita major pair ni nk'ibihugu nyine nk'ifaranga ryihariye igomba nyine bitagomba kugira impinduka. Ntabwo burabigenda kimwe, nubwo no mu guhomba byahomba kimwe, no mukunguka ntabwo byunguka kimwe. Impamvu nari nkubaje ntyo uko numvishe harimo amafaranga asanzwe nk'ayo madolari n'amapaundi, ayo n'amafaranga asanzwe tuzi, hakazaho Bitcoin yo ni cryptocurrency, hakazaho n'icyo gipimo kindi cy'ubukungu twakwita nk'iyo zahabu. Kuki babivanga byose? Ntabwo impamvu babivanga tujya kubara nk'idolari. Udolari ubundi nicyo twita currency, twita USD ni currency. Yego. Na crypto ubundi bavuze cryptocurrency, sibyo ko ngiye nahise nsa nkaho mbikombayininze nkabivuga muri titre imwe nkuko wabimbajije. Ubundi cryptocurrency ni ikintu kinini cyane ku buryo ushobora no kubibwira umuntu uzi neza cryptocurrency akaba yanikangamo. Cryptocurrency ni ikintu kinini cyane. Yakikangamo gute? Bitewe urugero tubare none ahangaha. Yego. Ufite kufata nka tubare wenda nka hano nka kariyeri y'ubuganga, kamfate ni impoza nka kariyeri y'ubuganga. Yego. Ufite kubwira nk'umuntu wenda umuntu wize neza ubuganga, wize wanaminuje, wize ibintu byose. Ugahita ureba nk'akantu k'agace gatoya gato akaba ari kuhitamo, akaba ari kuvugaho. Ni nk'urwo rugero nagohereza nkaho cryptocurrency ni ikintu kirekire cyane. Ni ikintu kinini. Yego, hari crypto kwayo nka Bitcoin ni crypto. Na currency kabukwayo. Rero dukombayirenze cryptocurrency dufata nka Bitcoin hiyongeye idolari rya Amerika. Bikahita bibyo bita major pairs. Yego. Ubwo rero byakitwa cryptocurrency dufashe iyo crypto nka Bitcoin tukongeraho idolari kandi biragenda. Yego. Ubivuze ko
uvuze crypto yaba ari bitcoin? Crypto ni bitcoin yonyine. Currency Currency ni dollar. Kuko currency ni amafaranga y'ibihugu, dushobora kubara nka rwa F yo mu Rwanda, dufite kubara USD, dufite kubara CAD, dufite kubara Zari, amafaranga y'ibihugu yose ni currency. Ni currency. Hari crypto rero zamaje kugira agaciro ko kuba nazo zabarwa nk'amafaranga y'ibihugu. Okay, twabara nka bitcoin. Tutagiye muri byinshi, wenda twagaruka ku bijyanye n'izo mpinduka ku ma cryptocurrency, wenda ariyo turi kuganiraho cyane, tukareka aya ma currency yandi y'ibihugu dusanzwe tuzi. Wavuze ko nyine bizamuka bikongera bikamanuka, bikaba byatuma nyine abantu babyinjiramo bahomba, ariko nanone hari n'abandi nabo bahombye cyangwa se bahomba bitewe nuko binjira nyine muri crypto ariko iri scam itari ya nyayo. Ibi byo ubivuga hiki ku bantu binjira nyine mu ma crypto ariko ari scammed? Icyo kibazo cyo kuba umuntu yakinjira muri crypto iri scam, umunsi ku munsi hahora havuka crypto. Yego. Izo crypto zihora zivuka umunsi ku munsi, hari n'iziba ziri mu igeragezwa. Yego. Ku buryo ushobora kujya muri crypto ukagura crypto itaraba launched ku buryo bwizewe, ukagura crypto iri mu igeragezwa. Igihe rero uguze crypto iri mu igeragezwa ikageraho freezing ikaba yaba zero, nawe urashya. Niyo mpamvu tuvuga ngo mbere yo gushora muri crypto, nk'ubu nkanjye urugero ndi nshora muri zino crypto ziri kuzamuka, ariko biragoye kuba nafata amafaranga arenze amadolari 500 nkayashora muri crypto itizewe. Ubwo mise nibaza nti abantu wabafasha iki ni iki ukora kugira ngo bitandukanye? Biroroshye kubitandukanya cyangwa no guhumiriza? Ni undi ikintu kiriho nk'umuntu utamenyereye bino bintu bya cryptocurrency, mbere yo gushora muri crypto byibuze akaba afite umuntu umugayidinga kuba yamurebera iyo crypto. Kuko nk'ubu nkanjye ushobora mfite amakuru, hari abantu bari gukorera ahantu henshi mu bihugu bitandukanye, turi guhana amakuru iyi crypto, ndabona byagenda uko, ndabona twayigura tukaba twitonze, nyine tugenda duhana amakuru kuko tuba dufite amakuru atandukanye. None se ikintu nshaka kugira ngo nsobanukirwe neza ndetse n'abadukurikiye basobanukirwe, ni ibijyanye n'uko muri izi crypto hari ziba ziri scammed, ziba ari z'abaskama nyine bitanabaho. Aho usanga umuntu nyine ashoyemo ejo bundi ukumva ngo byafunze, ngira ngo ari n'abagiye bajya mu nkiko zo mu Rwanda, bagiye bafatwa bagafungwa bashinjwa ibyo ubwo buriganya bwo guskaminga abantu bababeshya. Ibi umuntu yabitahura gute kugira ngo abe yabasha kwirinda ubwo buriganya? Kugira ngo utahure, ubundi mbere yo gushora nibyo nigeze kukubwira ngo ugomba kuba ufite amakuru ahagije kuri icyo kintu. Saha izi ngizi hari nshobora kubona nge crypto ishobora kuba iri kuzamuka, iri gutera imbere, iri kugenda izamuka umunsi ku munsi. Bivuze ngo hari ahantu, sibyo ko abantu bitwaza crypto ngo niyo ibatwite, ariko mu by'ukuri babaye scammed n'abantu baba business, bakoze business yo guskaminga abantu. Kuko ufite kuba wafungura iki account idakora, umbe ari icyange ariko kugishyiraho amafaranga bikunda, ariko kugira ngo abe reverse akugarukire idakunda. Iyo rero burya abantu bahombamo ntago bahombeshwa na crypto, ahubwo ucunze neza usanga bari abantu ba nyiri business bo barakoze business ya scam, kwishyiraho amafaranga bikunda, cyangwa ugasanga urayashyiramo kubikuza bigakunda rimwe, ndetse uzasanga bifite na condition yuko ayawe utemerewe kuyabikuza yose. Ibyo bintu rero ni business z'abantu ziba zigutwitse. Ugasanga abasikama bakoze platform ikora neza niyo cryptocurrency, ndetse nakorana niyo cryptocurrency, kwishyira amafaranga bikunda ariko gukura amafaranga bidakunda. Muri make abo bantu uzasanga barariwe amafaranga, usanga we yariwe amafaranga kubera kugendera mu kigare ngo ni crypto, kumba ari gushora muri business y'abasikama. Aho rero umuntu ni nk'ibiki yagendera kugira ngo atahure abo batekamutwe?
mbere yo n'ikintu umuntu yakora kugira ngo atahure abo batekamutwe, yajya kuri Google Chrome cyangwa kuri zino mbuga nkoranyambaga, kuri browser akajyaho kiributo ya nyayo yaba hariho amakuru yerekeranye neza n'iyo kiributo, ndetse hariho n'uko ikora n'ibiki byose. Yasanga binyuranyije n'ibyo bari kumubwira akabyihorera, mu gihe nta muntu afite yakwegera ngo abaze ibintu bya kiributo. Yego. Hanyuma wenda tugana ku musozo, hari indi kiributo yitwa Pi Network. Pi Network. Iyo uyivuga iki? Iyi Pi Network tumaze igihe tuyimayininga kuva 2019 na mininga gino Pi Network 2019. Ni kiributo nayo bateganya ifite kuzazamuka, ifite igiciro cyo hejuru kuba yanarenga Bitcoin cyangwa iri kuyinga Bitcoin. Ariko mu by'ukuri nta makuru dufite ateganya, ntago ari ikintu wahita ubwira umuntu gushora amafaranga ngo kigure, ngo utangira ngo kigure kirike. Ntago nyine twarayimayininze na n'ubu ngubu turacyamayininga, dutegereje igihe nyine izaba launched tukamenya agaciro kayo. Ifite no kuza ikaba yana freezing ikasubira kuri zero, kuko hari amakributo menshi yagiye avuka ariko agahita aba zero, agahita asubira hasi. Ubwo se ibaye zero, ubwo ibyo mwamayininze byabipfuye ubusa? Ibi twamayininze ntabwo byapfa ubusa bikiza. Nkanjye urugero mba ndi online, iba launched already ndeba nk'ubari kiributo kuza nawe yaje imeze nk'ino Pi, twarayimayininze yatangiye yabaye launched iri ku $9, ariko urabona iri $0.01. Urumva rero nuko nko kiributo iza iri mu igeragezwa ikasubira hasi. So ubwo impamvu ndi kukubaza iyi Pi Network nuko hari ibiganiro mperutse kugirana na n'umwe mu bapioneer cyangwa se avuga ko ruhagarariye abo bantu mu Rwanda. Yego. Ariko nyine commentaire twagiye tubona mu biganiro byacu, nyine abantu bakomeje kugenda bibaza bati se ibi bintu nibyo cyangwa ni scam? Ikintu kiriho, hari n'abantu bansanga inbox banyandikira cyane bambwira ati nabwiye kuntu bashora muri ino Pi Network. Ikintu kiriho ni kiributo zose zagiye ziza abantu bavuga ko ngo zizabahindura ubuzima. Urugero ntabwo bamwe bita Hamster yaje nayo abantu bavuga ngo tugiye gukira, ngo tugiye kugura ngo inzu nk'iyamakuza, ibintu nk'ibyo cyane. Ariko nta kintu mu by'ukuri byo twari twiteze, nta kintu cyabaye. Nira Pi rero ifite kuza ifite agaciro kari hejuru, ariko ifite no kuza n'igira ikintu ikora kidasanzwe. Hanyuma wenda ikindi kintu umuntu yakwibaza ubundi muri cryptocurrency muri rusange, umuntu yungukira he? Inyungu zibahe ku bantu? Inyungu zibahe? Inyungu ziva he? Umuntu yungukira he iyo ari muri ibi bya cryptocurrency? Biterwa n'umuntu. Nk'ubu urugero tubare nkanjye. Yego. Ndi umutrader trading cryptocurrency ndetse n'ibita online forex trading. Bivuze ngo nje ikintu ahantu mfite kungukira nukuba urugero nka kiributo ifite kuba iri ku giciro cyo hasi yamanutse hasi hashoboka. Yego. Nje nkayigura cryptocurrency ndetse nkabandi kuri graph, ano magraph agaragaza uburyo izagendamo. Hari amagraph agaragaza uburyo kiributo runaka izagendamo. Nje nkaba mbona kiributo iri aho nakita kuri demand zone yo kwa nayiguriraho, nkategereza ko izagera ku cyo bita supply zone yo kwa nayigurishirizaho. Yego. Umuntu utabyumvishe urugero nka Bitcoin igeze kugera ku $25. Nk'ubu umuntu yanarije akabona kuri iyo demand zone aho kuba yayigurira. Yego. Yarayiguze ubu none ahangaha ikaba igeze ku $90 birenga $. Urumva ari ku $60 Yego. Hakora rero icyo nakwita nka analyze ndetse n'ahambaye. Akenshi uzasanga nk'ubu muri iyi minsi hari abantu bari kubona ngo Bitcoin yazamutse, ugasanga yiguze kuri kiriya giciro cyo hejuru, ariko kimwe n'uko bwake ejo mu gitondo yakoze icyo bita pullback, isubiye inyuma aho hasi ho gati gasubira ku $60.
naho ngaho rero twe twungukira muri analize tukamenya ryari izamanuka ryari izazamuka, tukamenya igihe cyo kuyigura n'igihe cyo kuyigurisha. Yego. Ubundi se mu kujya kuyigura umuntu ajya kugura nka coin runaka ashingiye kuki? Ndyumvise ndakubwira umbwire niba ariko ushatse kubivuga. Yego. Muri make ushatse kumbaza umuntu yayigura hehe cyangwa yayigura nande? Yego, byose. Hanyuma unasobanure n'uburyo nyine ujya kuyigura ufite ayahe makuru kuri iyo coin kugira ngo ube yakungukira nk'uko bisobanuye. Mbere yuko ujya kugura coin runaka, yego, buri coin igihe cyo bita graph cyangwa chart, uburyo igendamo nyine uburyo izagendamo. Yego. Ugomba kubanza ukajya kuri graph, kuri chart yayo ukareba ese iyi coin iri cyo bita supply zone, iri demand zone. Hari naho ushobora kuyisanga ukicecekera ukayihorera. Yego. Okay. Mu gusoza hari icyo wumvishe ntakubajije wifuza kongeraho kugiye cyo wongeraho? Ubu none umamagaye narindi muri already narindi mu isoko ndi gutradinga ngisanzwe. Yego. Kiretse hari nk'ikibazo mwambaza, ariko ikintu navuga ni kimwe nakongeraho nuko cryptocurrency nagira inama nk'abantu bayikurikirana kwirinda gushora mbere. Yes, Mugisha, wari ugeze kuri point uri kugira inama abantu ngira ngo wahita komerezaho. Yego. N'ikintu nakongera ku byo narimba. Yego. Cryptocurrency ni industry wakora nka business. Yego. Ishobora no kuguha amafaranga menshi, ariko uko yayagwifite no kugutwara menshi. Bishatse kuvuga iki? Ugomba kuyijyamo byibuze ufite ubumenyi ku bijyanye na risk management yayo. Risk management. Risk management ni ukuba uzi ngo byibuze ngiye kwinjira muri industry ya crypto, mfite byibuze $5,000 by'idolari cyangwa $10,000 cyangwa mfite n'igihumbi cy'idolari cyangwa ufite munsi yawe, ufite n'amadolari guhera ku ijana wenda cyangwa na munsi yayo. Ariko ukabuzi ngo izi crypto byibuze ninjiyemo igisoro cy'amadolari 200, byibuze nimbona ndi guhomba amadolari byibuze 10, bihagararira aho ngaho, bihagarare. Cyo nakwita nka stop loss w'igihombo cyahagarira aho, kuba ufite umubare nyine nubwo uri muri crypto ariko hari amafaranga ushobora guhomba bigahagarara. Yego. Yego. Kuko hari umuntu njya kubona nkabona njya kubona nkabona ni box umuntu araje ngo n'ejo hari umusore twawe yambwira ko $10,000 bihiye birangiye by'idolari. Bivuze ngo rero ikintu kiriho ugomba kugira amakuru ahagije ndetse n'ubumenyi buhagije mbere y'uko ushora muri ibi bintu. Ubumenyi ukomeje kugenda ubugarukaho, ubumenyi buhagije. Wenda tuzagera tunegaruka mu biganiro byacu bitaha kugira ngo abantu basobanukirwe uburyo bikoramo. Ariko hari ikintu wakomeje kugenda uvuga ngira ngo wenda nabwo udusobanurire. Wavuze ku mininga, uvuga gutradinga, ayo materime avuze iki, bikora bitewe n'ibintu ku mininga, gutradinga byo ni ibiki? Ubundi gutradinga no gufata crypto cyangwa currency ukatrading umunsi ku munsi, impinduka ziri kugenda ziyibamo zose ukajyana nazo. Igihe cyo kuyigura ukabimenya ukayigura, igihe cyo kuyigurisha ukabimenya ukayigurisha. Nicyo bita gutradinga cyangwa kuyicuruza. Yego. Ku mininga noneho ni umuntu udafite amafaranga cyangwa akaba afite n'amafaranga ariko hakaba hari crypto zitaraba launched ngo zigire agaciro. Yego. Ugasanga bo bahora bamayininga bakorana n'iyo crypto itafite agaciro ariko bateganya ko nyuma y'igihe kuzagira agaciro kabarwa mu mafaranga. Utashoye utaguze n'amafaranga uretse internet yonyine usabwa ukaba wakoresha telefone cyangwa imashini ukabayininga. Niho bitandukanye. Hari n'ibindi ngo byitwa guholdinga, ibyo byo aricyo bivugaho? Nabyo nabivugaho. Yego. Guholdinga ni ukureba nka crypto yaguye hasi cyangwa igiciro cyo hasi ukayibona nk'uko nakubwiye ngo
ngo hari igihe cya kiributo ibyo bita demande zone cyo kuyigura, ibyo bita supply zone igihe cyo kuyigurisha. Noneho guholdinga kiributo ni ukugura kiributo iri ku giciro cyo hasi, ukayihamana ibizaba byose, ukayihamana ukihangana mpaka igeze kuri cya giciro cyo hejuru ushaka ko izageraho. Nicyo bita kuyiholdinga. Okay. Ibyo byose bikagira inyungu z'uko iyo ubizi bifite amakuru byose urabikora. Yego. Ngira ngo twasoreza ngaha, icyo nakubwira nuko nagushimira, urakoze. Ngira ngo n'ubutaha nitwongera kugukenera uzatwitabe uduhe amakuru tuganire kugira ngo abanyarwanda babashe gusobanukirwa neza nibi by'ikoranabuhanga. Ngira ngo ni ibintu bishyashya biri kuza ku isi hose biravugwa. Ni amakuru y'ubukungu, kandi amakuru y'ubukungu akenshi na kenshi abantu bakeneye kuyamenya. Hari imvugo y'icyongereza bavuga ngo information is a power. Burya amakuru, ikintu cya mbere ni amakuru. Niko dukunze kuvuga. Ngira ngo turagushimiye cyane kandi ukomeze ugire byiza. Wambwiye ko ngo uri mu isoko uri gutradinga. Gutradinga ndi gushaka amafaranga. Komeza uyashaka kandi twifurije kuyabona. Mugisha, urakoze. Asa murakoze cyane. Yego. Ngango rero ngira ngo mnamwumvishe, uyu yitwa Mugisha, akaba ari umwe mu bantu bafite ubumenyi kuri ibi bintu byitwa cryptocurrency cyangwa se ikoranabuhanga, ifaranga ry'ikoranabuhanga, amafaranga y'ikoranabuhanga. Ni benshi baba bafite ubumenyi butandukanye, ni benshi bafite ibitekerezo bitandukanye. Aba bantu bose rero tuzagenda dukomeza tubaganiriza, ariko aho ngaho ni muri cryptocurrency, ejo tuzaza muri digital currency, ndetse kandi tunareba n'ubukungu bw'isi muri rusange. Ikindi kandi nagushishikariza nuko kudukurikira no kuri PN Info Africa tubagezaho amakuru mu buryo butandukanye, ariko by'umwihariko amakuru abagamije kugira icyo abafasha. Ubwo rero niyo mpamvu twinjiye mu cyiciro cy'ubukungu kugira ngo imwe mu myanzuro mufata mujye muyifata ariko munagamije gutera imbere, munagamije kwiyubaka, kuko muri iki gihe burya iyo utekereze ejo hazaza ugamije gutera imbere mu bijyanye n'ubukungu ari ikintu buri wese aba yifuza. Ubu rero turabashikariza ko rwose, cyangwa se turabiza ko mu bihe biri imbere tuzajya tubageza ibiganiro nk'ibi ngibi, ndetse rimwe na rimwe tunabatumire n'abantu baza kubagira inama mu bijyanye n'uburyo mwakora ubucuruzi mwatangira ubucuruzi, cyane cyane ku bantu badafite uko batangira ubucuruzi. Ikindi ku bantu bari mu bucuruzi nabo bifuza kuba bakomeza kwaguka mu bucuruzi bwabo, ndetse kandi tunatanga n'amahirwe ku bantu bamwe na bamwe bifuza gutangira business zabo. Ari nako kandi tunabagira hakurya y'amazi, tubabwira amakuru ariyo muri Amerika bimeze bite, Trump yaratsinze, ese bivuze iki ku munyarwanda uri hano i Kigali cyangwa se uri mu ntara n'abandi bari hirya no ku isi. Ibi byose tuzaba tubifata rero tubishyire hamwe hanyuma tubazanire. Turagushimiye cyane wowe ukomeje kudukurikira, ukomeje kutwereka urukundo, ariko kandi niba ukigera no bwa mbere ukaba wakunze ibiganiro byacu, wakanda hasi ahantu hari akazogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe. Hanyuma rero hano kuri PN Info Africa turifuza ko umunyafrika yatera imbere, ariko duhereye ku munyarwanda, ku murundi, ku munyekongo, ku mutanzania, ku munya-Uganda n'abandi bose bari muri community y'abumva ndetse bakavuga Ikinyarwanda bari hirya no ku isi. Mwese turifuza ko mwatera imbere kandi turifuza ko mwakomeza kugira ibihe byiza. Turabashimiye rero, icyo nababwira cyo nuko mbifurije imigisha ndetse n'amahoro. Hanyuma rero njyewe Placide Nyinshuti, naho ubutaha.